Kagarara yafataga urugendo aza gukora kwa Rwema, Scott nawe n'umukunzi we nabo bahasesekaye baza kwirega ku bw'icyaha bakoze cyangwa se baza kuvuga uburyo ki hagati yabo habonetsemo guterana amada. Si ibyo gusa kandi Taiga nawe yaje agana mu rugo kwa Rwema ahasanga ingamba nshya. Uretse n'icyo kandi Rwema akomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza muri mushuti we Adolphe, irimo kumukwepakwepa no kumucengacenga no kugira ibintu amuhisha. Kamenyero yenze nyina, uwo ni umugani nyarwanda. Kagarara akimara kugera mu rugo rwo kwa Rwema yatangiye kumenyera umusore uhaba witwa Scott, aho yatangiye kujya amuganirira rwose amwereka ko batera n'ububyaro uko biboneye kose. Reka ntangire iyi nkuru, ni My Heart Talking, njye ndi James Legend wamamaye, tugiye kubana. Abakurikirana inkuru mukayirangiza muraza kuryoherwa mu buryo budasanzwe, kuko iyi nkuru kuri uyu munsi ndatekereza iri bubanezeze mu buryo bukomeye. Kagarara rero aba afashe urugendo aza gukora kwa Rwema. Murabizi ko mu minsi yashize umugore wa Rwema yabwiraga umugabo we Rwema ati mbabarira rwose unshakira umukozi, hari ibintu bimwe na bimwe rwose bimaze kunanira, bimaze kundambira, nshakira umukozi kugira ngo ndebe yuko nanjye nakongera kugoheka cyangwa se nakongera kugira agasura keza, ibintu bimwe na bimwe nyine nkasa nkaho myibagiwe nkabiharira umukozi. Rwema icyo gihe aramutwama, ariko nyuma aza kumukundira, hanyuma Kagarara rero aza gufata urugendo aza gukora muri runo rugo. Kagarara ngira ngo muramwibuka, ni wa musore ubana n'ubumuga bwo kuba muremure, ngira ngo murabizi, abenshi bakunda kuvuga ngo ni igikuri, ariko ntabwo ari igikuri, ntabwo ariko mu bumuntu cyangwa se mu bupfura bwa kimuntu tubivuga, tuvuga umuntu ubana n'ubumuga bw'ubugufi. Hanyuma rero akimara kugera muri uru rugo yahise ahabwa amategeko na Rwema, aramubwira ati nta muntu wemerewe kwinjira aha ngaha nta burenganzira yahawe. Reka rero Taiga azaze muri uru rugo. Murabizi ko Taiga byagaragaye ko ari mwishywa cyangwa nako ari musaza wa Mariana uriya nyina wa Scott. Hanyuma rero ahageze uyu muhungu muri Kagarara amwituniraho, aravuga ati ntushobora kwinjira aha ngaha. Noneho yamureba ukuntu areshya n'ukuntu angana, akavuga ati aka kantu ntabwo kankanga. Ati ubundi ati Rwema ati umuntu w'umugabo atarifata akarindisha urugo umuntu udahari, we yamubonaga nk'umuntu adahari. Akavuga ati we tuzaho n'igihe kungufu, tuzaho n'igihe shotokani. Amutera ubwoba, reka nubwo Taiga yigize umuntu w'umuhatari, ariko birangira koko rwose mu rugo rwo kwa Rwema atahinjiye. Nawe nyumvire, ubugabo koko si ubutumbi. Hanyuma rero yaje kumenyera uyu mutipe ngo ni Scott, atangira kujya amwumvisha ukuntu ngo ari bro n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije no haramworera amwicara ku itako, ibintu byasekeje abantu benshi batari bakeya. Hanyuma batangira guciringa baganira, cyakora bageze aho barumvikana, atangira kujya amwumvisha uburyo ki nyine agomba kujya amwubahamo n'iki. Aravuga ati nta bindi danje mana, tugomba kujya nyine nawe wiyoroshya, ntiwigire umuntu wa danje ku buryo nyine dutinyana n'iki, cyangwa se nkabura ibintu by'ibisitafu runaka ngenda ngukorera. Si ibyo gusa rero, Scott ndetse na Nzayino, nyuma y'uko Scott atera inda Nzayino, baje kubibwira se, ise abamaganira kure abatera utwatsi. Kuri ubu ngubu nyine bakaba basigaye bari kwibaza aho uyu Nzayino inda azayerekeza, kuko Scott atari yisuganya nyine gukora ibintu bimwe na bimwe. Si ibyo gusa kandi nanone uyu Rwema nawe bimaze kugaragara yuko agenda kwepakwepa uyu mugabo w'inshuti ye witwa Adolphe, aho agenda agira amabanga amwe n'amwe agenda amukinga, amubeshya ko uyu Taiga impamvu ahora iwe mu rugo ari uko ari amafaranga yamugujije, kandi ari uko impamvu ahubwo ahahora ari uko uyu mugabo bafitanye isano mbese ikomeye hagati y'uyu mugabo ndetse na Rwema. Inkuru yacu nakagaruka, Imana y'u Rwanda ihorane nawe.